Nyuma hano muri kubona igishushanyo ni igishushanyo uko biri kose murabasha kubona icyo bivuze cyangwa se cyari cyo birasa n'atari bugisobanure cyane ahubwo icyo ndamubazaho kubera icyo watekereje gushushanya kino gishushanyo. Murakoze aho hari n'ikindi bijyana ikindi gihangano bijyana impamvu nabikoze murabona inshuti bakunzi ba The Future Talent twongeye tugaruka nkuko musanzwe mubizi tubazanira impano zitandukanye cyane cyane ziba zikirimo zizamuka zitutumba hafi aho ngaho niyo mpamvu rero nyine tuba twabagireyo kugira ngo tubazanire abantu babaha inspiration cyangwa se babatera namwe intumbero nk'izo baba bafite z'ibyo bakora bitandukanye kandi byiza. Hari ibihangano, hari abahanzi, hari abanyabukorikori n'abanyabugeni, abantu b'ingeri zitandukanye bafite ibintu bagezeho kandi bigaragara ko ari udushya baba barahanze. Niyo mpamvu rero tugenda tubagerera yose tukagenda tubibarebera. Reka rero tubahe ikaze hano mu nzu y'ubugeni. Murimo murareba rwose uburyo ki yuje byiza ari imitako y'ubwoko bwose idasanzwe yakozwe n'intoki z'umuhanga hano muri kuri kamera zacu. Rero turambere na mbere turabanza tumuhe umwanya twibwire ni muntu ki, yitwa nde, avuka he, atuye hehe, ubundi twinjire mu kiganiro neza atubwira niba ibintu tubona hano byose byadutangaje ari ubikora cyangwa se niba abicuruza gusa. Ubwo nyine mu kanya turaza kugenda twibwira. Murabona neza ko afite akantu mu ntoki karani akarimo amarangi akoresha ni akabereke rwose kugira ngo urebe n'amarangi y'ubwoko butandukanye akoresha. Rero ano mabara yose mubona ahangaha muri bino bishushanyo cyangwa se bino bikorwa bye by'ubugeni nyuma n'ibikoresho bye bitandukanye arabifite hano muri ko murabireba turaza kugenda tubibereka. Hanyuma reka tuganire atwibwire muri musange tubwire muri make ninde ni muntu ki. Nakoze cyane nitwa Uwamahoro Vanessa ndi umuhanzi cyangwa se umunyabugeni aribyo bakunze kwita mu cyongereza artiste. Ibi byose mureba imbere ninjye nabikoze nabyigiye Ecole d'Art de Nyundo iherereye i Gisenyi mu Rwanda wenda ku banyamahanga batabizi. Hanyuma uburyo mbikora ari uburyo bwo kwishimisha cyangwa se no kugurisha kugira ngo nkuremo amafaranga bibere nka business amafaranga ajya mfasha mu buzima busanzwe. Bikora rero mu buryo butandukanye harimo ubwo kudoda nk'uko mwabibonye, harimo indodo, hari gukoresha amarange. Tugiye dukora mu buryo butandukanye, hari abakoresha amarange gusa, hari abakoresha crayon gusa ku mpapuro, hari ababaza bagakora amashusho mu biti, hari ababumba bagakora amashusho mu mabumba, hari n'abakoresha uburyo bwo gutwika bakoresheje umuriro. Ariko ngewe nkora uburyo bita mosaic cyangwa se mixed media, bisobanuye gukoresha utuntu dutandukanye kugira ngo urememo ishusho. Ubwo nibwo buryo nkoresha. Urakoze cyane. Hanyuma utuye hagana he? Urakoze. Ntuye i Remera munsi ya Stade Amahoro i Kigali ku muhanda wa 215. Kugira ngo byumvikane neza ni ku Nyange. Iyo wageze ku Nyange bawangezeho. Hanyuma rero ati umanutse controle hara kuri stade ukagera ku Nyange umanuka ugana Nyabisindu ku Nyange aho ngaho nyine mu gikari cyaho niyo Nyange manza harafite imigabane naho mu rugo nyine neho anakorera business ye muri kuhabona neza cyane. Hanyuma rero mushiki wacu urakoze cyane. Tubwire ibikorwa byawe by'ubugeni. Uravuze ko wabyize ku Nyundo. Ku Nyundo mwabyize muhe buryo ku buryo ki ubasha gukora ikintu kimeze gutya. Naho mwigaga mushushanya, mwigaga mwicaye mu shuri babasobanurira amasomo n'imibare n'iki. Tubwire nyine abanyabugeni bari bicaye mu ishuri bari kwiga gute. Murakoze. Nk'uko nabivuze nabyize ku Nyundo, ariko hari igihe umuntu abivukana ari nk'impano akajya abikora ku buryo neza ubona ari nk'impano. Hari n'abajya kubyiga. Rero ngiye kugira ngo njye kubyiga natangiye numva bindimo nkajya mbona amashusho
ku binyamakuru cyangwa kuri televiziyo nayibona nkumva ndayishimiye cyane nkagerageza kuyigana. Rero ngeze mu wa gatatu segonderi nibwo nabonye icyo kigo koko gihari, ko najyaga nyumva ntarakibona. Ndangije ndasusha, maze gususha barakima ko nari nagize amanota abyemerewe, njyayo ndiga barabiduhuguramo, kuko bagenda bakwigisha step kuri step, bagenda bakwereka uburyo bitangira. Ndabyibuka twatangiraga duca imirongo n'intoki, ibi byose ntabwo babikwigisha guhita ubikora gutya, ahubwo baguha ubumenyi bwo kuva ku ntangiriro wowe ukazagenda uvumbura. Rero batwigishije amategeko abigenga, uburyo yabikora, uburyo wareba umuntu ukamenya ibice bimugize niba bingana cyangwa bitangana, uburyo warema igishushanyo kikuvuyemo wowe ubwawe. Rero wigeze kumbaza ngo iyo turi mu ishuri biba bimeze gute? Baba batwigisha dushushanya cyangwa se tuba turi gukora ibindi? Iyo turi mu ishuri yego tuba dushushanya, twebwe n'iryo somo ryacu. Ukicara baguhereza topic, warangiza iyo topic akaba ari ukorayo. Wenda bakaguha urugero bakakubwira ngo turashaka gukora ushushanya nk'abantu bari hamwe bari kuganira nk'uko tumeze, wowe ukahita ubikora ubishushanya mu buryo bwawe. Icyo gitekerezo cyawe ukakirema mu buryo bwawe. Nk'uko nabivuze, uburyo dukoresha ibikoresho bitandukanye, hari uhita ubishushanya ku rupapuro akabigaragarisha crayon, ariko twebwe iyo ufite nk'ibikoresho nk'ibi ngibi, iyo topic baguhaye uhita uyishushanya kuri cadre ku buryo ijyaho ugakora abo bantu bari gushushanya nk'uko babikubwiye. Mushobora kudasanisha ngo mushushanye abantu bamwe, ariko igitekerezo cyawe uburyo wakigaragaje kiba gitandukanye n'icyundi, biterwa n'ikiri mu mwaritiste, ikirimo mu mutima we cyangwa ibyiyumviro bimurimo aba yasohoye. Murakoze. Hanyuma utangira utwibwira batubwiye ngo ushushanya kugira ngo wishimishe kandi unabikoremo amafaranga, ibyo bintu bisobanura ute? Murakoze. Ukuntu nabivuze, akenshi iyo ndi gukora ubuhanzi bwanjye, ndi gukora ubugeni, bikora nshaka kuruhuka mu mutwe kuko biraruhura, bituma udatekereza ibintu byinshi biremereye, ukabikora ari nk'ikintu ushaka kugira ngo kimaximize ubwonko bwawe. Ubundi navuze ko mbikora nka business, tubikora dushaka kugira ngo twereke, dutange message tuyihereza abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bazabona ibyo bintu biturimo, tubigaragarisha ku bishushanyo. Urugero murabona nk'iyi tablo iri inyuma iragaragaza ubwiza bw'abanyafrikakazi, nayikoze nshaka gutanga message mpereza abanyamahanga cyangwa se abanyarwanda batabasha kugera ahantu kure kugira ngo barebe bwa bwiza cyangwa umwihariko w'abanyafrika n'uwuhe. Nk'iyi ngiyi yometseho ibitenge n'amasaro n'amagazine hamwe n'amarange biravanze, ni message nashakaga gutanga. Rero iki ngiki nshobora kubona umuntu wakigura, cyangwa se hari n'ubwo baba barakiguze kuko nkorera no muri studio n'andi magaleri nkagenda bijyanamo. Hari ibiri Kanombe muri mize, hari n'ibiri muri galeri iri Kacyiru yitwa Isubyo House of Art Gallery. Rero tugenda dutanga message zitandukanye, uko niko tugenda tubigurisha, tukabikora nka business kugira ngo bitubyarire inyungu. Hanyuma rero murasobanukiwe neza uburyo yishimisha mu gushushanya kwe ndetse akanakoramo business. Ubuhanzi buriya akenshi ubona bwishimire mu bubonye, ndavuga abadukurikiye, ariko byumvikane ko nyine rero niba bibashimisha n'uwabihimbye nawe bibanza kumushimisha mbere yuko abibasangiza. Hanyuma rero tugikomeje n'uno mukobwa, ubundi akenshi abantu bashushanya tuzi ko ari abahungu, wenda nawe uraza kutunyomoza ushingiye ku mubare w'abamwiganaga, abakobwa bari barimo n'abahungu bari barimo. Njyewe abantu benshi nari nsanzwe nzi bashushanya, n'ubwa mbere mbonye umukobwa nyine w'umwartiste mu buryo bwo gushushanya nk'ibi ngibi. Kubera iki wabyinjiyemo? Ese imbogamizi wagize mu guhitamo ibyo bintu ni izihe? Murakoze. Ntabwo impamvu bidakunze kugaragaramo abakobwa benshi, bamwe muri twe turacyitinya, kuko ndabyibuka turi no mu ishuri baduhaga nka exercice, ukahita wumva ko icyo kintu utagishobora, ukahita wumva ko urabushyira umuhungu cyangwa se undi muntu ukurusha akaba ari we ukigukorera. Ariko ngewe ibyo ntabwo byigeze bimbaho, numvaga ko nshoboye, numvaga ko nkwiye gutuma abandi babona ko abakobwa dushoboye, tudakwiye guhora mu bwoba ngo dutinye ko tutashobora.
niyo mpamvu nahisemo kubikora cyane kugira ngo abandi bakobwa nibabibona bazatinyuke bumve ko natwe hari impano ziturimo. Ntabwo dukwiye gupfukirana ibiturimo ngo twumve ko ari abandi bazabikora gusa cyangwa bazabidukorera twebwe tudashoboye. Rero ubugeni bwanjye ndifuza ko butuma n'abandi bakobwa bakanguka. Imbogamizi dukunda guhura nazo cyane cyane nk'abakobwa, navuga wenda muri rusange ni ibikoresho, kubona ibikoresho, kubona abaterankunga, kubona ababikugurira cyangwa ababisobanukiwe, cyangwa se kuba wabona imirimo yo mu rugo, uburyo tugenda tuyikora rimwe na rimwe itubera imbogamizi ku buryo tutabona umwanya uhagije wo kuba twakora bya bihangano byacu. Murakoze. Hanyuma mu ishuri mwigaga muri bakobwa benshi bakeya, babyakiraga gute se, bakwakiraga gute abandi bahungu? Murakoze. Mu ishuri twiga ntago twari abakobwa benshi cyane, abenshi bari abahungu, kuko abakobwa twatangiranye bo baraje, bamwe babona bibananiye ku nshuro ya mbere akahita ajya gusaba kugira ngo arokrase bakamujyana ahandi. Ariko iyo ubugeni ubundi ubukora ari uko ubukunda, iyo ubukunda urabumenya. Dutangira bitunanira, ariko uko ugenda urushaho kubikora kenshi bigenda biza ukagenda umenyera. Rero abandi kuntu babyakiraga, babonaga, sinzi wenda kuntu ntabwo nahita mvuga ngo bantekerezagaho gutya ngiye ku rwanjye ruhande, ariko uko nabibonaga muri rusange babona ko natwe dushishikaye, dushaka kumera nk'uko bameze, dushaka kugera kuri level bagezeho bo babizi. Kuko waragendaga ukamubwira ati wanyigishije nk'ibi ngibi uzi, akakwigisha nawe ukamenya ko ngako akaba ariko ubyazamo umusaruro ubundi bumenyi bifitemo. Hanyuma hari mu by'ukuri weho iyo usesenguye ukareba abahungu n'abakobwa uburyo babayeho cyangwa bakora ibyo bakora, mu by'ukuri ubona abakobwa bashoboye? Njyewe mbona badashoboye. Wowe ubibona ute? Ukurikije nyine nawe uko ubibona n'uryo ki kugira ngo nawe ugire ibyo ugeraho bisaba kuba wiyemeje cyane, bigasa naho ukoze n'itandukaniro, kandi kuko wareba ugasanga ntabwo ari abahungu bapfobya abakobwa gusa, ahubwo ugasanga n'abakobwa ubwabo baripfobya. Si cyo kigaragaza ko abakobwa badashoboye muri rusange? Ntabwo abakobwa turashoboye kandi turi n'abanyembaraga. Mbega navuga ko ari twe ahubwo mbaraga z'igihugu zizamura abandi, kuko uko nabibonye nubwo hari bamwe bipfobya cyangwa se bamwe bumva ko badashoboye, ni benshi ahubwo nk'ahari hafi ya bose uretse nkamwe muba mwaraga. Njye nabonye ari bamwe muri bo, mubo njye nabashije kubona ku myaka yanjye nyine maze kugeza, ni bamwe muri bo. Bamwe muri bo abo nabonye nyine ni benshi ariko si cyane, bipfobya bumva ko ibyo bintu batabishoboye, bakumva ko abakobwa niba abandi bakwiye kuba mu rugo bakora imirimo yo mu rugo gusa ibindi bitabareba, bakumva ko indi mirimo abahungu bakora bo batayikora. Njye ntabwo ariko mbitekereza, ndumva ko tudakwiye guhora muri ibyo bitekerezo, dukwiye kureba kure, kuko ntabwo ibihe bya kera bimeze nk'iby'ubu cyangwa ibyo turi kujyamo. Hanyuma se mubona tutabavunisha iyo tuvuze ngo abakobwa ngo murashoboye, ngo nawe nimukore, ugasanga umukobwa arimo gutera moteri byamunaniye, nyine wenda abahungu bakamufasha. Ntabwo nyine mubona, njye mbona tumeze nk'abari kubahohotera, nyine tubahatira gukora ibintu mutashobora, nyine mukabyihambaho nyine kuko twabahaye umwanya, ariko nyine ubona ko nyine ari nk'amaburakindi buri mwaka waye nyine mukora ibindi byoroheje. Wowe si kubibona? Njye ntabwo ariko mbibona, ahubwo buri muntu akora ikintu bitewe n'imbaraga ze. Kuko nk'uwakubwira ngo niba uri umugabo ubyare nk'umugore ntabwo wabishobora, ariko nk'umukobwa umbwiye ngo terura ikintu cyagakwiye guterurwa n'umusore afite imbaraga, baba bafite imbaraga zitandukanye, kuko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Rero ntabwo wajya gukora ibirenze imbaraga zawe kandi hari undi ufite izo mbaraga, dukora ibihwanye n'imbaraga dufite. Muri make bavuze ngo abahungu bagira imbaraga nyinshi, abakobwa bakagira imbaraga nkeya. Oya, hari n'abakobwa bagira imbaraga nyinshi. Abahungu se? Yego, hari ababarusha. Wabonye ibintu? Ibyo nabonye. Ari nk'abakora nk'urugero rw'ukuntu hari umukobwa ushaka kurusha umuhungu gukora ikintu runaka icyo ari cyo cyose. Murakoze. Abakobwa akenshi ntabwo ndi kuvuga ku mbaraga z'umubiri, hari n'imbaraga zo mu mitekerereze,
kuko ubu ngubu dusigaye tubabana no mu mabiro cyangwa tukabona n'abandi batwaye imodoka. Ibyo twari tuzi ko ari iby'abasore n'abapapa gusa, ntabwo twari tuzi ko hari umugore wabikora. Rero ni mu buryo bw'imitekerereze ashobora kumurusha, no mu buryo bw'umubiri ngiye harabona abonye bakora amasiporo ubona ko bafite imbaraga zirenze n'iz'abasore batoya. Okay, najya ngo numve ko nyine ubasha guhagarara ku gitekerezo cyo kubimiriza imbere cyangwa se kubaha agaciro, cyangwa se najya ngo numve nawe kuko niba wemera ko tuba turimo tubahohotera tubagerekaho imitwaro mutabasha tuvuga ngo namwe murashoboye. Okay, ni byiza cyane ko nawe wiyumvamo ko ushoboye kandi ukanabigaragaza cyane ko nyine n'ikimenyimenyi ufite ibikorwa runaka uri gukora biri hano nk'iby'abandi basore cyangwa abagabo bakora. Hanyuma rero ni byiza cyane. Hanyuma turashaka kugira ngo dusobanurire bino bihangano byose. Urabona hano hari ibihangano bitandukanye, ndagira ngo muri kubireba hano, nk'iki ngiki ntacyo kiba, muri kubona hariho utuntu twinshi cyane, amabara atandukanye, utuntu n'utundi. Nyine ubibonye ubona ari ibintu biri mu kavuyo biri aho, ariko bishushanyije nyine bigaragara ko ari umuntu abikoze abishaka yabiteguye, ariko nyine nta gupfa kumenya ngo bisobanuye iki. Gusa nyine ubona ari byiza tu urabona nk'iki kintu wenda muri kukireba, ariko bantu muri aha muri kubona uko kimeze. Ese ubu ngubu mwambwira ngo isobanuye iki, cyangwa reka duhe nyir'ubwite dusobanurire, uriya wasanga babizi nyine nta muntu, kuko yavuze ko ngo babanza gutekereza cyangwa se bakora ibiri mu myumvire yabo bumva bishimiye cyane ko baba bashaka no kuruhukiramo ariko banakora business. Tubwire. Murakoze. Nk'uko nabivuze, ubugeni bukorwa mu buryo butandukanye. Hari ababukora bashushanya hasi muri kaburimbo, agashushanyamo ikintu neza ukabona kibaho mu buzima busanzwe, ashaka gutanga ya message. Hari ubishyira ku makadire nk'uko nguko, hari ababishyira ku myenda, tujya tubona no ku myenda yanditseho iriho amashusho cyangwa se iriho amagambo, ubwo nabwo ni ubugeni. Hari abo tubona ku nkweto hariho design zitandukanye, ariko iki ngiki ngewe nagikoze nshaka kugaragaza ubumwe bw'abantu. Murabona iyi ni imifuniko y'amacupa ya fanta ano ya plastique, nayitwitse n'ipasi ndangije ndayomeka. Hanyuma harimo n'amasaro, harimo n'ibitenge byometse, n'amagazine, harimo n'amarange. Nashakaga kugaragaza ubwo bumwe bw'abantu, ariko ngaragaje wenda muri ceremony, mu birori. Ushaka kuvuga ngo ni mu kirori cy'abantu bari mu kabari cyangwa se mu kirori cy'abantu bari muri reception y'ubukwe. Nashatse kugaragaza aya ngaya ari nk'ama table abantu baba bicayeho, ameza, utu dusaro ndusemboriza nk'abantu. Hanyuma iyi symbol y'utu dufuniko twa fanta ngaragaza ko ari nk'abantu bagenda bakira babakiriya cyangwa se babantu barimo hano. Abangaba ni ryo pfundo cyangwa se nibo aba bantu bose bahanze amaso muri iki kirori. Hanyuma ibi bitenge byo ni imitako ibimanitse iteguye nyine igaragaza ahantu heza. Yego. Noneho ngiye nabyumva kuko wangana n'igituno tumeze nk'amatabure kandi dushyikijwe n'amasaro, bigaragara ko ashobora kuba ari nk'abantu byibuza bicaye kuri ayo matabure bazengurutse. Ni byiza cyane n'iyo mitako ndi kuyibona n'utundi. Hanyuma kugira ngo nyine uvuge utereka nkora iki kintu, uravuga ngo reka nkora ikintu kimeze gutya, cyangwa wenda wowe uratangira bikagenda ibitekerezo byiza ukagenda bikarangira wenda ubonye ikintu nawe gishyashya nawe ku bwawe kikagutungura. Murakoze. Ibyo byombi uvuze bibaho. Hari igihe nicara nkatekereza ikintu nkavuga ngo ngiye gukora ikintu kimeze gutya, nkiha topic muri ngewe. Urugero nk'iyi iri inyuma nubwo itararangira, ariko nari navuze ngo kankora umutako, ariko umutako ugaragaza wenda mu maresitora, mu mabar. Murabona ko ari icupa ririmo wine n'ubundi iri kumanuka bari gusuka mu kirahure nubwo itararangira. Ariko ndicara nkatekereza nkavuga ngo ngiye gukora ku kintu kimeze gutya, nkiha topic. Hari n'ubundi buryo ntangira nkora akazavamo nanjye ikintu kintunguye ntazi icyo ari cyo, ariko uko ukomeza kugenda ukora nibwo igitekerezo kigenda kiza nawe ukacyagura. Yego. Ni nka kumwe umuntu wenda ashobora kuba kugura nk'umurima awuguze n'umuntu wigurisha, yarangiza umurima akawushyiraho ngo akawuhinga, ejo akavuga ati ariko uyu murima ubu ngubu wawuteramo wenda nk'ibiti nk'ishyamba,
akariteramo hano hakaba ishyamba wenda yarahaguze ari aho guhinga, ejo wenda akaba yasizamo kubakamo inzu bikarangira abonye inzu, akamara se ugura umurima wari ugamije kubakamo ino nzu, ati hoya nayiguze wenda nawuguze nshaka guhingamo imyaka, birangira mpinzemo ishyamba, birangira nshyizemo inzu, birangira ya nzu nyihinduye ishuri wenda n'urugero. Icyakweramo uwo murima wakweramo iki, nicyo areba nyine akaba ari cyo ahingamo. Urakoze cyane rero, duhaye itekerezo. Urugero none kature mwe mu bishushanyo ufite, hari ibishushanyo ndi kubona hano nka kiriya cy'umumama, kiriya gishushanyo gisobanura iki kuri wowe? Iki gishushanyo ni impano nashakaga guha umubyeyi wanjye, uyu ni umubyeyi wanjye, hari n'iyindi ya papa wanjye nayo irahari. Reka tuyegeze hafi nayo tuyibone, tuyirebe, twereke abantu ubuhanga bwawe. Ngira ngo muri ko murabona iyi mpano y'uno mukobwa, uyu nguyu ngo ni papa we yashaka gushushanya, nyine amwereka buryo ki yamenye gushushanya. Ni gutya asa neza cyangwa waragerageje? Nuko asa niko ameze, munahuye wahita umwibwira umaze kuyibona. Hanyuma se kuki watekereje gushushanya papa wawe na mama wawe? Yego murakoze. Impamvu nabakoze nibo bantu ba mbere bagiye bamfasha, nibo bamenervare njya kwiga, njya kubyihuguramo kuko babonaga ko ari ibintu nkunze, nubwo bwa mbere batabashije kubisobanukirwa ngo babyemere, ko bumvaga ko umukobwa ugiye kwiga gushushanya nta kindi kintu kizamufasha, bumva ko nta kazi kavamo, ariko nibo bantu banshyigikiye kugeza aho narangirije. Iyi ni impano nashatse kubaha mbashimira. Hanyuma se ubona impungenge bafite barazishize? Yego impungenge zarashize, kuko ubu nibo bantu tujya twicarana, wenda ndi gukora ikintu akambwira ngo kosora hariya, byagenda kuriya, akantekerereza, njye narinzanye igitekerezo ariko ntaragikora, we akanyongera akampa ibindi bitekerezo byagutse nkabasha kugikora neza. Ubona impungenge zarashize, ntabwo bakibitekereza nk'uko batekerezaga mbere. Noneho ni ukuvuga ngo umuntu utazi gushushanya, utarabyize, ashobora kukungura nk'igitekerezo wenda kukiri gukora kandi kikaba ari cyiza. Yego dushobora no kuba turi kuganira nk'uko turi kuganira, wenda nkumvamo ijambo, iryo jambo rikampereza igitekerezo, akaba ari cyo nubakiraho. Nk'uwo muntu rero utarabyize, mushobora kuganira, wenda ashobora kuba bikunda, ibihangano bya bikunda, ariko atazi uburyo abikora. Wabikora cyangwa se uburyo we yabikora kugira ngo amere nkawe, gusa akaguha ibitekerezo, ibyo nabyo birafasha. Hanyuma se ababyeyi maze kubashanyiriza bino bishushanyo, bakabona nyine washushanyije, wenda mama we namubonye, nabonye nyine bihura cyane, ariko ubwo biranyereka ko na papa yari uko, babyakiriye bate babonye babashushanyije gutya? Kubera ko nabimukoreye ari nka surprise, yarabyishimiye. Ntabwo ubundi yari azi ko dukora abantu, babonaga bisanzwe ukora nyine ibintu bidahuye n'abantu, nk'iki mwabonye kirimo amasaro, ariko akimara kubona ifoto ye yaratunguwe cyane, abona nyine nageze ku rundi rwego, abona mfite ubundi bumenyi, niko kubyishimira. Yakoze cyane. Uyu mukobwa rero azi gushushanya cyane, ibishushanyo byatwemeje cyane. Hano hari ikindi turagira ngo nyine akitubwireho, ndabibona byose. Hanyuma hano muri kubona igishushanyo, ni igishushanyo uko biri kose murabasha kubona icyo bivuze cyangwa se icyo ari cyo, birasa n'atari bugisobanurire cyane, ahubwo wenda icyo ndamubazaho, kubera icyo watekereje gushushanya kino gishushanyo? Murakoze. Hari n'ikindi bijyana, ikindi gihangano bijyana. Impamvu nabikoze, murabona ni umupira n'igice cy'ikabutura byometse. Nashakaga kugaragaza imyambarire y'iki gihe, cyangwa se fashion y'iki gihe. Ni imyambarire igezweho muri iki gihe, uburyo itandukanye n'imyambarire ya kera. Urugero wenda nko ku Rwanda turabizi ko mu mico ya kera bajyaga bambara impu, bakambara
cyangwa se nk'intore mujya mubona nk'umuco wo kuririmba abanyarwanda dufite, mujya mubona imyambarire bambara igaragaza n'ubundi wa muco wa kera, ariko ibi ngibi nashatse kugaragaza ko imyambarire y'ubu ngubu itandukanye n'imyambarire ya kera. Murabona nk'iki ngiki kiriho ku mifuka hashushanyijeho nk'ikirere, hariho n'indi mibumbe bigaragaza ko iyi myambarire yagiye ikwirwa hose, atari mu Rwanda gusa yageze, ahubwo ni hafi ku isi yose, ni ku mibumbe yose. Ni icyo nashakaga kuvuga ngaragaza imyambarire y'iki gihe ukuntu iteye. Hanyuma rero tumaze kuvuga wenda ku bijyanye n'ibihangano ugiye gukora by'uburyo butandukanye, biragaragara ko wifashisha ndetse n'imyambaro n'amarange n'utundi tuntu dutandukanye bitewe n'icyo ushaka gukora. Hanyuma ku bijyanye no business nyine, ibintu byari byatangiye kukubyara amafaranga cyangwa uracyagerageza? Urakoze. Ku bijyanye na business, ibi bintu nkora byatangiye kumpa amafaranga, kuko bwa mbere ndabyibuka nabikoze ndi mu ishuri, bitewe n'ubumenyi umuntu aba afite cyangwa se uburyo ugenda ukoramo ibintu byawe bigaragarira abantu bazaga kuduha ibiraka, akakubwira ngo nshaka ko nkore, mfite projet iyi n'iyi, nshaka ko nkorera igihangano kijyanye na projet mfite, tukabimukorera akaduha ayo mafaranga. Tugeze no hanze hari impano nagiye ntanga, hariyo nahaye Minisitiri w'Urubyiruko Mary Jane, hari niyo nahaye umuyobozi w'umurenge, hari niyo nahaye meya w'umujyi wa Kigali, nari namushushanyije Perezida Kagame ari kumuhereza impano igaragaza imihigo ya Kigali. Rero ibyo byose nagiye mbikora ari nk'ibiraka, bikagenda bimpa amafaranga, bimbyarira inyungu, gutyo ayo mafaranga nkayifashisha mu buzima busanzwe bitewe n'ibyo nkeneye, nkagenda nguramo n'ibindi bikoresho byo kuzajya nkomeza ubugeni bwanjye. Murakoze. Hanyuma rero ni Vanessa harya? Vanessa ashobora ko afite ibikorwa byinshi by'indashyikirwa, kandi ibikorwa bigiye bisobanutse nk'uko agenda abyivugira cyangwa se namwe mubasha kubibona n'amaso yanyu. Hanyuma hari igishushanyo nigeze kubona kirimo abasirikare bameze nk'abari ku rugamba. Kiriya cyo gishatse kuvuga iki? Cyo tuzakibona nta kibazo. Urakoze. Kiriya gishushanyo nagikoze nshaka kugaragaza ahantu u Rwanda rwavuye n'ahantu u Rwanda rugeze ubu ngubu. Muri kubona ko aho abasirikare bari kuva hari urumuri, basize urumuri. Ni ukuvuga ngo amateka u Rwanda twanyuzemo ntabwo ari meza cyane, ariko aho ingabo z'igihugu zatabariye u Rwanda zahasize urumuri, zihasiga umutekano, umucyo, ariyo mahoro turimo kugeza muri iki gihe nk'u Rwanda. Aho bari kujya muri kubona ko we hijimye, bivuze ko dukwiye kwifatikanya nabo kugira ngo aho turi kujya imbere hagume amahoro, amateka yabaye ntazongere kwisubiramo. Nicyo nashatse gusobanura. Hanyuma hari akandi gashushanyo keza hano k'umwana yaboroze, mana yanjye. Bimwe bita, niba utaruzi ijambo guhogora icyo gisobanuye, hano tugiye kukwereka ifoto nyine irimo guhogora. Okay. Murayireba bantu mwe? Uyu mwana rero ngo yarize yahogoze. Reka tubwire Vanessa, kuki watekereje gushushanya ifoto nk'iyi? Urakoze. Nashakaga kugaragaza uburyo umuntu iyo akiri mutoya aba afite ibintu bimurimo ashaka gusohora, ashaka kubwira abandi, ariko adafite uburyo abisohora, bitandukanye n'umuntu mukuru. Abana n'abantu bakuru, abana bo kuko baba bataradevelopa uburyo bwo gutangamo message cyangwa kuvuga icyo bakeneye, bo bararira, umubyeyi akahita amenya ngo akeneye iki, cyangwa se ndamuhereza iki ngiki nicyo akeneye muri aka kanya, mu gihe umuntu mukuru we aba yabashije kwivugira. Nashakaga kugaragaza uburyo umwartiste cyangwa se umunyabugeni aba afite ibintu byinshi muri we. Niyo mpamvu nagaragaje umwana uri kurira kugira ngo nereke ko abartiste ibintu dufite muri twebwe dukwiye kubyereka abantu bose tukabisohora, ntabwo dukwiye kubipfukirana. Ari naho mbwira abakobwa b'abanyabugeni ko bakwiye gutinyuka bagasohora ibibarimo, n'abandi bantu niyo baba batari abakobwa ariko bifitemo impano bazisohore, kuko ukunda kubona hari ikibazo kibaho ku babyeyi n'abana, nk'umwana agashaka kujya mu muziki umubyeyi atabyemera, cyangwa agashaka gukora ikindi kintu gitandukanye n'icyo umubyeyi yifuza, bitewe n'uko aba atabasha gusohora ibimurimo byose ngo ahita bigaragaza ako kanya.
turimo turaganira na future talent cyangwa se impano y'igihe kizaza, ariko urabona ko yanatangiye kumurika. Rero turi kugana ku musozo. Vanessa, ufite ibihangano bitandukanye twayibonye, ufite impano idasanzwe twayibonye, hanyuma tubwiye ko nabicuruza nabigurisha. Ese ni icyo ubwira abantu bagukurikiye ahangaha n'abasanzwe bazi ibihangano byawe, urababwira iki muri rusange? Murakoze. Ikintu nababwira ni uko badufasha guteza imbere ubugeni, kuko nk'ababa babibonye ibyo dukora, hari abagenda bakabiceceka ntibigere hose ngo bimenyekane ko hari n'ubugeni buba mu Rwanda, ugasanga bizwi n'abantu bakeya, kandi abo bantu aribo bagakwiye kuzamura ubwo bumenyi, ntitugume ku muco umwe, ahubwo tukagenda twumva ko n'ibindi byose abandi bamenye cyangwa iterambere abandi bagezeho twarigeraho. Rero inama nabaha cyangwa se indi nama naha abanyabugeni bose muri rusange ni uko dukwiye gushyira mbere tugakora ibintu byacu neza. Kandi hari ikigiye gikunda kubaho, kumva nk'umuntu arakubwiye se ko nshaka kunkorera nk'igihangano cy'ibihumbi 10 kariyo mfite, ugasanga wa mwartiste akigurisha nk'ibihumbi 100. Dukwiye abona bo kujya tubumva, ukamukorera ikintu bihuye n'ubushobozi afite, kuko hari igihe babikunda kandi ashaka kugira ngo abigure. Rero dukwiye gufasha abantu bose kugira ngo ubugeni bwacu bugaragarire bose, bumenywe na bose, dufatikanye muri rusange. Hanyuma wa mugani tugiye tutavuze ku bijyanye n'ibyiciro byabyo. Ibihangano abantu bashobora kuba bandi batazi uburyo bigura, niba bishoboka babwira ngo nk'iki cyo gihagaze aya ngaya, kugira ngo bamenye ngo babishaka, cyangwa se wenda bamenye n'agaciro kabyo, nyine atazaza wenda azi ngo arakigura nk'uko wakwifotoza ifoto, cyangwa se arakigura biciriritse cyangwa se bihambaye cyane. Nyine wabwira abantu uburyo ibiciro biba bihagaze. Murakoze. Ntabwo ibiciro aba ari bimwe ku bihangano, kuko nk'umwartiste yagiye kugurisha atekereza amafaranga yashoyemo ari kugura ibikoresho byo gukora icyo gihangano n'ayo azakigurisha, byose abishyiramo. Rero nk'umuntu wifuza kukigura, ushobora gukunda igihangano ukambwira ngo mfite nk'ibihumbi 20. Nyewe niba nari narakoze ikinini akaba ari cyo wakunze, nkakora igihwanya n'aya mafaranga ibihumbi 20 wowe ufite, kugira ngo ntazahomba bitewe nayo nashoye, cyangwa se wowe ugahomba ntubone cya gihangano wifuzaga. Rero nk'uko nabigaragaje ku rwanjye ruhande, akenshi bitewe n'ukuntu tugiye dukora style zitandukanye, harimo abakoresha amashashi, hari abagenda babona nk'imisatsi wenda muri salo akaba yayifata akabona yayikuramo, yayishushanyamo ikintu runaka agakuramo image. Ariko ngewe nk'ibyo nkora ibyinshi bitewe n'igitekerezo mba nashyizeho nayo mba nashoye, ibyinshi biba bihagaze nk'ibihumbi 400, ibya makeya biri ku bihumbi 70. Rakoze cyane rero Vanessa, turakwifuriza nyine amahirwe n'imigisha mu byo ukora, kandi tubwira n'abantu kugira ngo bakugane. Urabona ko ufite ibintu rwose nta makemwa, ni byiza, birasobanutse, kandi bifite n'ubutumwa bitanga. Uretse ko n'umuntu nyine nk'uko wabivuze azanye igitekerezo, wamufasha kumukorera ishusho rijyanye n'ibyo yifuza. Hanyuma tugana wenda ku musozo, watubwira ni gute umuntu yakubona, yaba ari mu Rwanda hari no hanze yarwo, ni gute yakubona kugira ngo abone kino gihangano? Murakoze. Ahantu mushobora gusanga ibihangano byanjye, nk'uko nabivuze, nkorera kuri Isubyo Art Gallery, iherereye Kacyiru. Ahandi nkorera ni hano mu rugo i Remera munsi ya Stade Amahoro ku muhanda 215. Ahandi ushobora gushaka WhatsApp yanjye nimero 0788681772, cyangwa se ukajya kuri Instagram yanditseho Uwamahoro Vanal 8. Urakoze cyane, reka tugushimire kandi tukwifuriza nyine gukomeza kunoza inganzo, kugira ngo nyine yaguke igere kure, inagutunge. Nyine wenda ntabwo urubaka urwaye ngo uhahe cyangwa ugire ariko niho bigana, si byose? Urabiteganya cyangwa uracyari umwana? Ndabiteganya byose.
Okay, so warangije kwiga se so ukora amafaranga se nta mpamvu ugomba gushaka nyine nawe ukagira umuryango nk'uko iwanyu bawugize. Hanyuma rero reka tugushimire, twari turimo tuganira na Future Talent ariko dusanze deja yaramaze kuba impano y'uyu munsi, ntabwo ari ejo hazaza gusa. Tubabwira ngo mujye hasi aho ngaho hari akamenyetso gatukura, mukande subscribe, mukande na like, mushyireho na commentaire cyangwa se ubutumwa bugufi bugaragaza uko mwakiriye uyu mukobwa wazaniye ibihangano bidasanzwe. Nanone kandi munasangiza bagenzi banyu babikunde ku buryo bamuteza imbere. Iterambere rye niyo terambere ryacu, dufatanije twese. Nawe rero ugize uruhare mu iterambere rya mugenzi wawe ni ibyo kwishimira. Reka rero tubashimire, mwakoze kubana natwe. Tuzongera n'ubundi tubazanire n'izindi mpano zitandukanye hano iwacu muri The Future Talent. Reka tubashimire, murakoze.